unyereke neza ababyeyi banjye. Ninzi naho rasha yo herabasha murebe neza itegereze. Hebe ryanjye namubonye, hebe ryanjye nyamutezi nyamuzinda. Wamubonye nguyu Mugesera yitwa nde? yitwa Nzinahora turabana. Dishiremo kumugaragara tubirebe cyangwa atari byo niyo baba besha. Dishiremo tubirebe nimba ari byo cyangwa atari byo. Naye ndahangambura. Kiremo bitanu hano mu maso. Bishiremo. Akira futerekaho. Vuga ngo imbaraga zizigaragare twese tubibone mu mbaraga zanjye. Nyagashi. Mama je hindura gutya ibase barebemo. Ngaho nkurebe. Kora mu uzamura amafaranga. Myaka 6. Ikiri kibazo cy'amatsiko. Kubera ibintu byinshi bijyanye n'imbaraga mukunda kubikorera ku mafaranga. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Yego TV Show, twizere ko meze neza mu cyo zitandukanye muherereyemo. Uyu munsi rero tukuzaniye inkuru idasanzwe. Impamvu nyita inkuru idasanzwe nuko abenshi ntibakunda kuba muri buno buzima. Hari abantu baba mu buzima bumwe, hakaba n'abandi baba mu bundi buzima. Hari ubuzima abantu batajya bifuza kumenya, ariko twebwe uyu munsi nka Yego TV Show twifuje kumenya abantu babubamo babayeho gute, babucamo gute, ese kuki bafatwa uko bafatwa uyu munsi. Hari abantu bitwa abavuzi gakondo, bamwe bita abapfumu, abandi bita abantu b'abarozi. Abo bantu rero hari abo bajya bavura, mu byumve neza, abo bantu hari abo bajya bavura. Uyu munsi turi kumwe n'umumama, n'umumama wibera mu bihugu byo hanze, ariko ubu tuvugana ni umurundi kazi. Uyu mumama umwana we yaravuwe, avurwa n'umuganga hano mu Rwanda. Uyu mumama rero yaje mu Rwanda aje gushimira uwo muganga wamuvuriye umwana. Uwo mwana we wavuwe ngo ntabwo aba mu Rwanda, niyo makuru dufite, aba mu Bufaransa, ariko umumama we ngo yituriye kumwe nawe we yibera mu Burundi n'umurundi kazi. Niba hari n'ibindi bihugu wenda ajya abamo cyangwa ajya agiramo amadresse araza kubitubwira. Reka twakire kuri Yego TV Show. Murakoze cyane. Mumeze mute? Ni sawa turaho. Mumeze neza? Yego tumeze neza. Matangura mwibwira abadukurikiye. Yego nitwa Nadia. Umwana utuye hanze. Yego nkaba narinje mu Rwanda ku butumwa bwiwe. Ubutumwa bwiwe. N'ubutumwa bumeze gute? No muntu yamvuriye umwana, byari byananiranye, none umwana byarakunze, umva turi mu mashimwe menshi. Cyo gituma nafashe imodoka nkaza hano mu Rwanda kugira ngo nshimire uwo muvuzi yavuriye umwana. Yamuvuye iki? Wenda mbere yuko tugera ku muvuzi ngo namushimire, niba ari nango ngo tubwire ishimwe umwana yaba yarohereje, ese umwana yararwaye iki, yavuwe iki? Umwana yarakora business bikanka, akagira aba fiancé, ariko bigahera mu bintu bitumvikana. Yego. Nanjye ko nabuze fiancé. Nanjye rero nabuze fiancé kandi tugiye kujya kureba iki? Umuganga. Hanyuma se ubu fiancé yarabonetse? Fiancé yarabonetse. Ameze neza cyane. Umwana ameze neza. Ubu turambariye icyo bita imvutano mu Kirundi, mu misitsa. Bisobanuye iki? Imishanana. Yego. Bisobanuye iki? Ni imishanana mu Kinyarwanda? Yego. Mu Kirundi nizo mvutano. Urumva byaraciyemwo. Okay. Yego. Njyewe ntago mbyemera 100%, ariko tugiye kureba koko niba ibyo bintu ari byo. Nabwo ngo hari abantu baba mu buzima abandi batabamo. Ubuzima bw'aba bantu cyangwa abavuzi abenshi hari ababwemera, hari n'abatabwemera. Gusa ntugapfe guhakana ikintu utarakigeramo cyangwa se ngo ukirebere. Uyu munsi niba nabwo ngo tukuzane inkuru idasanzwe. Uyu mumama umwana we aravuwe, arakize nkuko we abyivugira. Hanyuma umwana aravuze ati ndashaka gutanga ishimwe kuri muganga wamvuye, ariko bigomba kunyura kuri mama kubera ko ngewe ntari hafi yo mu Rwanda kugira ngo mbe natanga iki, natambutsa iryo shimwe. Hanyuma mbere yuko tugera kuri muganga, yego, wakekaga ko bizakunda ko umwana we yakira? Oya, nanje no kuri sinavyemera, ahubwo nanje turajanye, nanje ndabo umuntu no kuri ni nk'Imana mu bisanzwe. Nanje sinavyemeraga, ubunye rero nico canzanye. Okay. Yego. Munyemerere twinjire kwa muganga, ariko reka mbabwire, hari abantu numvise mu minsi yashize bavuga ngo Yago wagiye Uganda ngo kuzana ngo niki, noneho nigiriyeyo hano mu Rwanda twagiye. Mama bakubwiye ko ari ahangaha? Yego. Bakubwiye ko ari ahangaha? Naha juste mu escalier bambwiye ko nkata droite. Okay, ngira ngo twabuze no musore. Yego. Akaturangira neza. Yego.
Umuganga akorera he hano? akorera hano ruguru ukata muri uwo muryango gutya niho uramusanga. Hano tumusanga. Biremewe guhita twinjira cyangwa? Biremewe. Okay, murakoze. Ni karibu cyangwa ntabwo ari karibu? Ni umunyamakuru. Nubwo twavugana? Yego. Ko nari nyine mu kazi. Acyari mu kazi. Twari tuzanye umukiriya waruje kubashimira kubera ko ngo mwamuvuriye umwana. Twaravuganye. Yego. Nimba rero uri kumwe n'ikaro. Murakoze cyane. Yes, nkuko mubibona rero twamaze kugera ku muganga. Ndacyari kumwe na ba mama hano bavuye mu gihugu cy'u Burundi waje gushimira umuganga wavuye umukobwa we. Muganga mwakoze kuduha karibu. Reka namwe tubahe rero ijambo mutwakire. Bo nemeye kuba karibu ariko nanjye ifite umuntu uri gufasha. Yego. Yaraje kugaruza umukunzi we. Bageze ubukwe ni ngombwa kuvuga ibyazo cyangwa n'igihoro. Nta kibazo. Okay. Yari yagize ikibazo arasabwa arakobwa agiye kugira igihe cya mariage. Umusore baramuroga ageze ku aho yakorera mariage aramubura. Nicyo cyamuzinduye niyo musanze agiye ndi kumufasha. Ariko nubwo mbahaye karibu ntabwo namusezerera. Yego. Umugabo we atamwihamagariye kandi maze igihe kingana ariyo maze ikintu cyo mutavugana nawe kuri telefone. Amaze umwaka. Umwaka urashize? Yawe warapfiranye humura. Icyo ndi bugufashe ndiyo telefone yawe. Niyo muhamagarira nawe. Yego. Jini kwa jini kuisase pasa nyine namwe isaka jini kwa jini tudusase pasa nyine jini kwa jini abyeyi banje. Subiza ibyagiye garura ibyagiye ngurira umwana. Yitwa nde musura amazina yombi? Uwo mugabo musura amazina yombi? Irinde Felix puissance pasa nyine jini kwa jini puissance pasa nyine namwe isaka jini kwa jini hema ryanjye haguruka jini kwa jini Felix ndashaka hamagara kanya gahamagara puissance kira guhamagara ndaguhamagara umahanga kuko ndagukorera ntabwo nta kintu umuntu ntabwo ko bakunsanganya So birakunda. Birakunda nibidakunda nabana ibyo nkora nabana indago nahawe nabifashe imyaka 6. Fashe bikunda pe. Iyo uje hano ntabwo za mu by'Imana iyo ushaka iby'Imana mu rusengero baraguhamagara jini kwa jini araguhamagara uri hano puissance pasa nyine puissance pasa nyine puissance jini kwa jini puissance kubeshyara dutegereze dore ko bamuhamagara. Ni ukubeshyara. Ntabwo ari ukubeshya ndamutse mbeshya wa mugabo we ntabwo nakora ibyo. Umugaza abuhemba namamagara. Ndebe. Ntabwo hamagara puissance uwo ni we. Niwe Mugaza. Umusore yanditseho na shefu uyu si we itaba twumve niba ari ibyo. niwe. Allo? Yes, we sheri bite? Sawa. Mana ishimwe. Se ko wanyanze bitoro waragiye he? Ntabwo ari ukukwanga. Sheri mbabaro tugure noneho mubwire mva. Nari mukumbuye uri heze? Hano muri Kigali Kirori. Mva ndaje duhure pasi mbabarira duhure pasi none kubona. Tange ku kazi nari ndumva ntazi uko biri kugenda. Icyifuzo cyawe cyari icyo kupa mukupe ibyo wampaye urabyibuka se buri munani wampaye abakuru babyishimiye ngicyo ngusabye haguruka ugende ubukwe bwawe busubukurwe utangire wumve ko ibyo wagiyemo sinya mbeshya ibyo wampa byose bakuru bishimye ababishimye haguruka njye kwakira abandi Mugorokoze. bo ngogenda Muganga. wa mwarimu Ibintu ko bidasanzwe se. ntabwo bisanzwe kuko ibyo nkora nanjye ubwanjye nayo imyaka 6 ni umurage gakondo narazwe. Ni umurage gakondo. Mwatangira mutwibwira amazina yanyu yose kugira ngo abantu baze kumenya. Nitwa Nyagashi yo kwa Nyamuteze ya Muzingi. Narazwe Nyagashi yo kwa Nyamuteze ya Muzingi ivuka ku nkombo ndi umushi. Uri umushi. Mbere yuko umubyeyi waje gutambutsa ishimwe
aritambutsa turifuza kubanza kubasobanuza bimwe mu bikoresho mufite hano. Hari abantu benshi babona ubuzima mubayemo nk'abavuzi, bamwe babita abapfumu, abandi babita abarozi, abandi babita amazina atandukanye. Izina ry'ukuri mwebwe mwumva mukwiye kwitwa n'irihe? Kuba nitwa Nyagasani ndiswe na sogokuru usa na data n'icyaha. Oya, hari izina rusange rikunda kwitwa abantu nk'abavuzi, abarozi, abapfumu. Njye ndi umuvuzi gakondo, ntabwo ndi umupfumu, sindi n'umurozi. Umurozi n'umupfumu bitandukanira he? Umurozi ni umurozi uhemuka. Kandi umupfumu nawe sinakubwira ngo umupfumu n'uyu. Umupfumu niwe bapfumuza batera inzuzi bakarasaga abantu babeshya. Njyewe ndi umuvuzi gakondo, narabirazwe ndabisigirwa, ndakuvura wamara gukira ukaza ugashima. Ko babashinja guhakana Imana no kutemera Imana? Imana turayemera kuko ntabwo twiremye. Yego. Twemera Imana kuko Imana ishobora byose, niko tubyemera mu buryo tubisoma. Tubyemera mu buryo twabonye ko nta muntu urabura nawe mu mangazini nini cyangwa isoko. Ngubwiza ukuri nuko ndende. Twabonye hariya mufite certificate. Iriya certificate ni ijyanye n'iki? Ni ubuvuzi gakondo wayisomoka rero. Ni ubuvuzi gakondo. Uvuga ngo uremewe, uri umuvuzi wemewe. Ndi umuvuzi wemewe na wemewe. Yego. Najya gufata ibyangombwa muri Kigali muri RDB. Ngiye biri ibyangombwa byanjye, amazina ariho, byose birahari. Hanyuma kubera iki aho mukorera hakunda kuba higanje ibikoresho gakondo, hakaniganzamo cyane uruhu impu cyangwa uruhu rw'inyamaswa? Nuko turavuzi gakondo nyine. None se wakubwira ngo icyo bita igitarangwe, ikintu cy'igitarangwe cyo kivura aho cyakandagiye. Igitarangwe kivura iki? Aho cyakandagiye. Ntabwo ari ngombwa kubikubwira. Okay. Hanyuma hari amahembe twabonye hano. Amahembe mutunze hano na y'ubuhe bwoko? Iyi ni ihembe rya mukuru nyamukuru. Yego. Mukuru nyamukuru bisobanuye ko iyo bakuroza bakaguteza amahembe. Haba habanza baroga abantu bakabateza amahembe, babateje amahembe, koresha ihembe ryanjye. Nkarituma bikangira gufata rya rindi ryagugiye guhemuka. Yari maze kurifata, icyo ngomba gukora ni kimwe narizinga. Wa muntu wari utejwe ihembe irijya gufata rya bamuteje. Mfite imbaraga zanjye zidasanzwe narazwe. Rino hembe uri kubona hamba. Iyo ukeneye kumenya uwakuroze, bazira ihembe. Uwakuroze nkamukwereka ku mugaragaro. Cyangwa guhemukiye. Numva nta bindi bisobanuro narenza. Hanyuma kubera iki abaganga gakondo mukunda kuba iyo murimo kuvura cyangwa iyo murimo gutanga service mukunda kuba murimo kunywa agacupa? Uri kunseka se? Uri kunseka? None se agacupa karanyobwa ubwo tuba tunywa inzoga. Tuba tunywa inzoga. Mwamwitamo. Ntabwo tunywa agacupa, tunywa inzoga. Muganga. Hanyuma bino bikoresho bindi biri hano. Nabonyemo ingoma. Haba ingoma tujya tumuhoresha ndi guhamagara abakurambere b'iwacu ba gakondo. Harimo sogokuru, harimo Kishywa, harimo Kisengera, harimo Gashonyagashi, niyo mpamvu nitwa Nyagashi. Icyo ni igisokuru cyanjye. Ikindi uyu mubyeyi urabona ko yiteye. Yego. Kugira ifumbase, hari ibyo twari yari yarabuze, amaze kubibura, biba ngombwa ko agarura ibyagiye. Ariko yifata gutya. Kwifata gutya yari ibyo yarabuze. Niko kumwe atifata gutya ngo ufotorwe ahangaha, isigaye byawe byose bigomba kugenda neza. Yego. Hanyuma iyi nyamaswa yumagaye ni nyamaswa ki? Ntabwo yumagaye. Ni karibu kanyamurimbo. Ni karibu kanyamurimbo. Hari nakora akakana kwirukanka. Ntabwo yumagaye. Wabibonye ko yumagaye se? Nikoherezeho rero. Ni iyi nyamaswa? Ntabwo bikureba. Kuko ibyo mvura ntabwo byakureba. Mwayiciye umutwe? Umutwe urahari. Hari icyo tuba dukandiraho tukavugiraho. Yihore. Hemba cyangwa sako. Cyangwa sako. Uri ku mutwe. Ahubwo wanganiriza ibikureba. Okay. Umubyeyi arakicaye hano. Reka tumuhe mikro hanyuma ijambo nirye atubwire ikimugenza uyu munsi. Nakwakira mikro. Uwo mubyeyi uri kurwana n'amahambikoro n'amahambikoro. Yego. So bwa mbere tubonanye. Umubyeyi yagezeho. Angira afite ikibazo gikomeye cy'umwana we. Yego. Icyo kibazo neza ko nagikemuye. Sinzi ikindi kumwe nawe reka. Yamamagaye ejo bundi nimugoroba. Yego. Ambwira ko azaza. Sinanize kubwo ko muri no kumwe kandi amamagara mbere ko ari kumwe n'umuntu umwe. Yigize ambwira ko ari kumwe n'abantu batatu. Yego.
gusa ikimugenza nzi ko ibyo namukoreye yasabye ku mwana we nabikoze ahubwo yakongera imbere akambura icyifuzo cye kindi yaba niba ari ikibazo kindi afite. Murakoze. murakoze mbabarirega niko byabaye kenshi ngombwa ko nzana n'itangazamakuru. kuki wabikoze abantu bangana ko utangaye mu kuri jewe byanyobeye byari ibintu urabona akazi wakoze Kamufashe nta kibazo. akazi mwakoze ni ngombwa ngo ubimbwire si uyumva ni akazi abantu benshi badashobora kwemera. Ni nari nabisabwe n'umwana wanje kandi nashaka kuwadukoreye ikibi ajya ahabona umubisha ajya baracyari Canada mubone. ni Canada yego niyakiri urumva nanje gushimira nifashishije itangazamakuru kugira ngo umwana niyari nawe azobibona yuko ubwo ntabwo uri kunteza itangazamakuru ryanyu. oya ibyo mukora biremewe n'ubuyobozi bwa hano. Nanje byabaye ngombwa ko iyo mbi Burundi urabona yivuze ngo umuntu ngo yaprogeye umwana ko biba ari urusaku. Rero ko twarinze dushika hano reka babibone babibonesha amaso. Ariko mama ukira umubore kubaca mu ijambo muganga. Ubundi kuki abantu batemera amarozi? Kuki abantu hari abantu batemera ko uburozi bubaho? Nanje nakubesha sinavyemera. Waje atari guhinyuza so ubundi wowe? Oya. Waje uri guhinyuza? Sinahinyuza kuko umwana byaraciyemo ahubwo naje gushimira nazanye ishimwe. Ubiretse ibyo ni ibyanjye nazanye ishimwe y'umwana. Muganga niba gutama ibiciro ariko nanjye urantamo. Ibyo byo gutamo simbizi ngenda bajye kugero baba n'abantu banaravunitse kavura mpanganye n'ibibazo byabo. Nukuri mwarakoze ni naco gituma ndi ngaha. N'umukobwa wanje twako turavugana. Ariko igikuru naje canashikanye no ngaha. Utwereke uwo mubisha abantu bamubone nico twashaka. Nicyo cyifuzo. Yego. Ntabwo mama ko umwana yakize niba koko yarakize. Ese ubundi uwo mwana nibyo koko yarakize ku buryo twanamuvugisha kuri telefone cyangwa yabivuga kugira ngo abantu bakurikiye Yago TV Show bamenye ko ubwo buvuzi buhari umuntu ashaka kuvurwa agakira. Nabikubwiye turi hasi. Nabikubwiye nti mu minsi idaturambara imvutano mu Kirundi hano mu giti mishanana. Yego. Ni naco canzanye hano ubundi nta mugabo amahana kabiri. Mu fiance byaca bihera umuntu atazi ko bihetse kumbe bwa ruburozi. Narabifashe binukuraho umuntu wamuroze kumukwereka ndamushika mukwereke. Murakoze cyane. Nubwo komeza warugejeje. Urumva nanje kubashimira ariko igikuru umukobwa wanje nashaka kumwereka wari yamuhumanije. Turiko turavugana kuri telefone n'umunyeshamakuru umukobwa wanje nguyu. Umukobwa bahumanye nakubwira nguyu. Kumuna ari mwiza yari yarabuze guta umugabo. Nanje vyari byaranyobeye mbona byara neza ariko nukuri hari abantu Oya umwana baramuhumanye. Kamuvugisha gato. Mwe muretse kumvangira. Jini kwa jini hembe ryanjye jini kwa jini hembe ryanjye nyamutse nyamuzinda jini kwa jini. Jini kwa jini jini kwa jini. Jini kwa jini hembe ryanjye. Muraba mwihanganye namwe. Yego. Hari umuntu abakuru bantegetse ko maze gutanga ubutunzi. Hari izindi mbaraga nke utazi. Yego. Hari ubutunzi iyo umuntu akeneye ubutunzi akeneye no kubaho. Yego. Akabimbwira ibyo ngira mu marira. Yego. Uraba wihanganye gatoya. Yego. Hari amafaranga bohereje kuri Western Union. Yego. Umwana ajya kubikuza ariko narangije kwemera igikorwa agomba kugikora. Iyo nsabye ubutunzi ndabukora. Ntabwo ibyo wari ubizi ariko urabihanganye gato. Ako muganga ngize ikibazo. Muganga ni gute umuntu agusaba ubutunzi ukabumuha kandi nawe wenda ntabwo ufite. Ubwo mfite ntabwo buzi. Nibyo ntabyo uzi. Ni inshingano zanjye. None se utarajya kuri abantu bari bakurikiye Yago TV Show hari abantu baba batemera bino bintu baba bavuga ko ari n'imyuka mibi. Oya ngiye hari umuntu yayereje amafaranga. Niyo mpamvu nayo ndimo kubariza abo bantu. Uvuze Western Union uvuze iki? Niba ushobora gutanga ubutunzi kuki wowe utabwiha cyangwa ngo ubwo mfite se urabuzi. Kuki usaba ubundi se? Hari ubwo mpatse se? Ako numvise uvuga ubwira umumama ngo Western Union ninga amafaranga. Hari ibyo nakwatse. Kuja kumushimira kumushake bwa. Hari umuntu uri hanze muri Canada. Yego. Bansabye ubufasha yohereza
ibisabwa kugira ngo umufashe. urumva ushaka gutunga ugatunganirwa uba muri eliminati bavuga ko eliminati ikorera mu bihugu byo hanze aba ari ukubeshya isi yose ikoresha eliminati mbivuga nabisubiramo n'abandi bose. eliminati ni iki rero? Eliminati ni imbaraga zituruka mu mbaraga zidasanzwe nta kumeneraho ibanga ryabyo ko ntabwo bibamo. Ubonye etaje uciyemo kugira ngo umuntu abibemo kugira ngo umuntu abibemo bisaba iki? Ibyo ntabwo bikureba n'ubitegura uzampamagara urambaza nomero zanjye ahubwo ngiye gufasha uwo muntu kuko nabyemeye. Yego. Nimara kumufasha ndagira komezanya n'umubyeyi waje kundeba. Okay. Paul sasa jini kwa jini hembe ryanjye ngiye kubanza afashe uyu mwana kuko amasaha ageze yangereyeho ababyeyi banjye murakoze muranyemereye. Hembe ryanjye muranyemereye jini kwa jini. Muranyemereye. Nuko murakoze mubyeyi wawe. Hanyuma muganga uwo muntu mukomeye amashyi ninde? N'umubyeyi wampaye gakondo nubwo atari ariko yaransigiye umurage ahari hose ndamuvugisha ndabo twagiye dusigirwa nta muturambere upfa. Ari uwo nguwo uvugishije ndetse n'Imana niki wemera cyane? Ngo sindahura n'Imana mu isoko habe no muri bisi sindayibona gusa icyo nzi ko imbaraga zindi zibaho kuko bitewe n'ibyo navukiyemo. Ariko bavuze ko Imana yemera nyine nibyo basoma bakavuga ariko nzi nako no kuvuka kwanjye babaye nko kwishimisha kwa papa na mama barambyara ariko sindahura no mu magazini sindabona agafuka k'umuceri kazanya ati dore ndi Imana dore nguwo reka njye mbana n'ibyo narazo. Hari aho wavuze uti twaremwe n'Imana twumva ngo twaremwe n'Imana ariko sinabonye iri kundema kuko nanjye ngiye karindwi sindabona ndi kufatanya n'Imana kurema cyetse n'ibyo gahunda nkora gutya nimba ari Imana nayo nimba ndi gukorana ariko hanyuma Yesu uramwemera? Biriya bishushanyo bya batatu n'ababambye ku musaraba niba ari n'ibyo njya nkunda kubona umurusiya umurusiya none se umurusiya w'igihe gito akamubamba wundi ibyo reka tubiveho mfashe umuntu amasaha yanyaguyeho. Okay. Urakoze cyane. Nushaka kugumaho none se sinari ntunze n'umuzo w'umugabo we uramfashe no gusaba ndagerageza guhakaza ahangaha ntabwo ufite ndagerageza icyo uri bumusabe kubera ko maze n'iminsi rwose abantu banavuga ngo dukoresha nk'abapfumu ngo tugira gute. Terura yababaza nterure terura yababaza yatereka fata ya mazi ewana bya bintu mwavugaga ngo sukemo puissance jini kwa jini murandeba neza murabera puissance bisobanura iki muganga? Imbaraga shyira hano ayo mazi yamira na muganga jini kwa jini zamuka mbaraga zanjye ni umuntu washatse amafaranga kujya agira icyo ageraho n'imikorere jini kwa jini ubu rero tuzagira ngo barabeshya abantu baba mu buzima ngo barabeshya ubeshya cyangwa utabeshya. Uyu munsi fata iki karagasashe muganga ngewe ni gafate kariya kawo mukanzanire hano ntinyemo mwese murahari murakanuye murareba muganga ntinyemo ngewe zanire yawo nta kibazo yizanire. Okay. Kwambwiye ko ntari berekanye imuzanire yisuke mwaho ngaho ku mugaragaro bamwe ntibemera ubuvuzi bwabo abandi barabwemera abandi turabuhakana. Ndashaka ko wowe umfasha wowe magana bamwe mu bahakana ndimo ndashaka kureba ko ibi bintu ko kari undi mutari wawe ariko ndashaka kubimfasha. Urabona ko ari gutugatanya gushyuha no gutogota ndashaka gukora muhariye nta kibazo koramo ntugire ikibazo ndangiza ibintu mfite gukomereza ntugire ikibazo. mwana wa ndacari hari ikintu uri kubona mu kindi nahejeje komeza jini kwa jini puissance bonne ça kabatere odi zamura amafaranga kugira ngo abana b'abantu bose babaho ukeneye kuba habera puissance ubwoko bw'ifaranga bwabo bwose ku isi burashobora kuzamuka kuri 6 utunzi ndabuguha ugatunga n'igisigo kuzagushima gushima nta kundi inshuti ziruta amafaranga kora mu biganza byawe
guma aho ngaho. Ndashaka ko wowe wa mugabo waje unahinyura ibyo ndi nkora njye ushaka 5,000 ukabishyiramo hariya. Shaka mu bitaro bishyiremo hano nta bifite. Ubwo ujumbaza ndi wahekora ibiki nta kitajya ari 5,000. Shaka mu nshuti zawe cyangwa mvire no mu buvuzi bwanjye gende. Yaba ari imbaraga zanjye. Amafaranga nifiti. Barayabona rero gihe. Amayeditano Gishiremo aho. Abwira ndashaka tuze Gishiremo ku mugaragaro tubirebe cyangwa atari ibyo. Niyo baba babeshya. Gishiremo tubirebe nimba ari byo cyangwa atari byo. Naye ndahanga murabira. Kiremo 5 hano mu maso. Bishiremo. Murabira bamwe simurandeba. Yego. Puissance. Ongera ukore mu madamu. Iwacu tubita madamu. Reba amafaranga arimo arangaye. 5,000. Yafate turebe nyine kariya. Wayabonye? Yasubizemo. Akira futerekaho. Vuga ngo imbaraga zizigaragare twese tubibone mu mbaraga zanjye. Nyagashi. Imbaraga zigaragare twese Ku mbaraga za Nyagashi. ku mbaraga za Nyagashi zigaragare twese tubibone. Puissance. Puissance. Jini puissance. Amafaranga Murandeba. Puissance. Jini kwa jini abdera. Puissance. Ufite imbaraga. Bwira mama. Akira wowe. Vuga mu puissance. Amafaranga naboneka tubirebe koko bibaho. Amafaranga naboneka turebe ko bibaho. Gira gutya n'imbaraga zawe. Ndagutongereye ndashaka guhereza aka kana kakajya gutanga amafaranga yaturutse ahandi hanze. Ndashaka kubasubiza ibyo bashaka biho byose kugira batunge batunganije puissance. Jini puissance passe nyina musaka jini kwa janje ngumwana wanje. Bretes fundikira gutya n'imbaraga zawe. Puissance chunda n'imbaraga. Chunda. Rapala. Ubonye amafaranga bane. Puissance jini kwa jini zanga amafaranga. Reka ngaho. Ngo pfundu. Umutuzo nagiye ikintu kigucika kuri kamera, nagiye ikintu kigucika, Fundura. Ngaho rero. Ngaho rero mwese murabire. Mama je hindura gutya ibase bareremo. Ngaho murebe. Kora mu uzamura amafaranga arimo. Numva bishyushye cyane udashya ushyire hasi. Urashyushye? Yego. Birashyushye? Nimba gishyushye burembutse hasi. Burambitse. Buretse mbihoshe. Puissance. Murandeba mwese? Yego. Tagira ngo hari icyo naba nakizemo cyo nakoze. Yego. Dore amafaranga ngaho. Aya mafaranga ni mazima. Ndaguha ujye gupimisha cyangwa kubitsa kuri banki urebe. Wigira ubwoba mama. Mwana. Twari tuzana Yesu yatubuye imigati. Ndabiri bejeje kuba. Inoti ihindutse amanoti nibonera mu maso yanjye, bana yanjye. Aya mafaranga ni mazima. Ndi kuyakuramo birebera nusanga atari mazima sindi bashyira kuri Western Union ngo bayohereze ngo bikunde. Ibi bintu bikabikora n'imbaraga zahehe. Izi ni imbaraga Zahehe. gasanzwe. Zahehe. Ntabwo ari ngombwa kuhita mbikubwira. Byansaba kubitekerezaho ariko nimba wumva. Inote ya 2 cyangwa inote za 2 zavuye kandi nashyizemo inote ya 5. Mbo byose birakunda kuko ni amafaranga makuru mu gihugu 2005. Ibi ngibi leta ikaba yarabibemereye kubikora. Leta ntabwo iyo sizi ibyo ari byo ko babona amafaranga n'amafaranga aho wakoze ngaturuka wahamenye. Wowe ubwawe kwaje kumbaza wakoze amafaranga turuka wahavuga. Ubu se yaturutse urahabonye.
igihe nahanaguriye mama niki wavuga kuri igihe nahanaguriye urayaruzi yose. mama niki wavuga kuri ubu buvuzi? Ese ishimwe ryawe biragenda gute ko mbona umuganga ashobora kwiha amafaranga akikorera amafaranga? Ishimwe ryawe riracyafite agaciro? Nico gituma nyene bagise ishimwe kuko Nishimwe kuko ntacyo yampa ntafite. kwikorera amahera ndabona arabishoboye. Nishimwe yenshi cyo twagize ishimwe nyene. Umva tubuzaniye ico uyarebe. Nico gituma gitishwe. Hanyuma muganga, kubera iki abantu mukora buno buvuzi cyangwa mukora ibi ngibi namwe mupfa? Kandi na Yesu yarapfuye akatubanziriza. Mwebwe mwemera. N'uwo mwemera ngo Yesu nawe yarapfuye. Kaswe twebwe natwe tuzapfa. Abaganga gakondo namwe muzapfa. Tuzapfa. Abapfumu muzapfa. Ntabwo ndi umupfumu. Abapfumu bazapfa. Abarozi muzapfa. Abarozi bazapfa. Abarozi bazapfa. Ariko abafasha abantu nkanjye ubwo nanapfuye ubu n'Imana yagira agahinda. Urimo urafasha iki abantu? Icyo bazakina nzakibafasha. Twitangiriye itama kuko ni gakondo narabirazwe. Ko ari abantu bavuga ko ngo ibingi bari ubutubuza ari ibintu bamuri. Nimba batubura n'ujya kugura umuceri bavuga ko ari ubutubuza. Aya mafaranga urayahande? Hari umuntu wohereje amafaranga amasangiriyeho natumwana kuri Western Union aho bita Nyabugogo. Harangira ariko amafaranga ye agomba kuboneka akabanza akamenya se nukuba bimeze itangazamakuru riramutse riri bireba byose mama nabibona nawe ubwo arabireba kandi nawe wabibonye ni inoti mwashyizemo mu bitaro uyigushakujije mugihe namwemera ngo mufite ikintu nta n'ikintu mugira mwe wigira ubwoba madagushaka kuruka none se umva nkubaze muganga umuntu yararozwe wenda nawe ashaka kuroga cyangwa se ashaka sindoga ndavura uravura umuntu waramuroze uramushaka kujya kurogesha uzajye kumubaroza ngende umuvuzi gakondo kuko nuroga nzakohereza ihembe rya nyiri gukubite hasi karubanda kandi nashaka kugira umuvuzi wanjye ariko sinumvira umurozi ariko umuvuzi abari n'umurozi ariko umugabo ni muzima nicyo cyakoze baje kuruka none se wavura ibintu utazi banze ibyo washidikanya aho wabibonye ibyo washidikanyaga aho wabibonye dore hano twasizemo ikindi y'amafaranga yo ku isi yacu cyangwa se mu Rwanda yarabonetse aya yose akajya mu mazi yari fobiye arapfa ntiwanagira gutya puissance imbaraga zanjye ndagusubira mu mbaraga zanjye wongera ukora aka kazi usubirize basahariye wambaye utinade ni igitangaza ugomba kubanza ukamenya ko ntajya kinama n'ibyo ugomba gukora kubera iki nahawe imyaka 6 ikindi kibazo cy'amatsiko kubera iki ibintu byinshi bijyanye n'imbaraga mukunda kubikorera ku mafaranga ku nkumi ngizi ku mahembe nk'aya ngaya kubera iki umbayije ngo dukorera ku mafaranga harayo wampaye kuba nkoreye kuri biriya 5,000 washidikanyaga ushaka no kurakira ibintu bibaho sibyo ndabikweretse biriya birarangiye ahubwo reka kakana natumye amasaha arangiye karasanga amaze no kumuka neza kagenda kayohereza iwabo bari muri Canada bifashe ukeneye ubutunzi aho waba uri hose ukampamagara ndahaguruka nkaza nkagufasha cyangwa se ukaza ukandira nkagufasha ukorera tuhareba se Karuruma Gasyata Mujyi wa Kigali aha ngaha twagusanze naho mwasanze nimero ya telefone iratangwa si agahata ariko nayiguhamba ishatse okay wayivuga se ko mfite icyaka ufite icyaka banza witemo hanyuma ishimwe umwanya w'ishimwe urageze ngiye kuguha ino mikoro hanyuma umubwire ishimwe wateguye mu gihe video call uyifite mu gihe arimo kwitamo ufite video call ufite telefone isanzwe ihamagara yego inamero yanjye ndayitanga ni iyihe urampa umwanya ndaza kuyiguha okay akira ngira ngo umubwire ishimwe niwashidikanyaga ngira ngo urabibona muganga ngenda cyafite ibibazo byo kukubaza ariko ibyo bibazo uri kumbaza ni iby'iki byo byakuzanya ngenda nashaka kubaza ibibazo rwose ibintu byanyu ntabwo ngiye mba numvaye ntabwo mba mbisobanukiye biba binteye nk'urujijo aya mafaranga se avuye he ko twari turi kumwe wabonye njya gukora mu mufuka wawe murakoze buretse turakoze twari twaganira ngomba gukwereka n'uwaguhemukiye kuri uriya mwana
kuko waje neza ni navyo dushaka nawe nica gutuma ujya mugabo yaje hano wigira ubwoba guhita umuhereza ishimwe vuba vuba ni ubaye iki je nabonye tubura amafaranga nayenze ko ari Yesu abikora ntabwo ntubura amafaranga dore aho yavuye yakozwe ku minota waya 5 kwijije uvuze gutubura ugiye kunyita umutubu waya kwijije yagwiriye je nayenze ko ari Yesu wabize ibintu natangaye cyane ndashaka kukwereka umuntu waguhemukiye iyi ni imbehe urayireba uwo mwana wawe ushobora kumuvugisha kuri video gukora akabona umuntu bamugire nabi yego urayireba imbehe yose yego shaka namubona ushaka kumureba ndabona uyu mugabo ariko ushaka kunyinjirira mu kazi sinzi uko bimeze wa mugabo we uri kunkora cy'uruhande ubundi wavuye urakora icyaha nabasohotse kuko si yaho ibintu bihishwe kuri ibintu bizwi ku mugaragaro uri muri Amerika akabibona uri Canada akabibona uri ahantu hose ku isi akabibona njye nkora no ku isi nanjye reka ngume hano urumva korera ku isi yose ntabwo nyambishi ibyo nkora uyu muntu aje kubaza uburyo yabona umuntu wamuhemukiye kujya yashimira ntabwo njya nishyuza njyewe ubanza guhindura cyane kigasubizwa wayibonye imbere yanjye yego vuga amazina y'umwana wawe Shimirimana Karine Shimirimana Karine ko mufite amazina ariko ni nabyo aya mazi urareba yego aya ni amazi jini kwa jini hembe ryanjye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini hembe ryanjye yego murakoze ababyeyi banjye jini kwa jini hembe ryanjye yego ababyeyi banjye ni ukuvuga ngo jini kwa jini ababyeyi banjye kumuha imbaraga hembe ryanjye rya nyamutazi nyamuzinda ndashakaga kugaragaza umuntu waroze uyu mwana kandi akagaragara yivuga ababyeyi banjye jini kwa jini akagaragara yivuga akavuga n'ikiyamuhoye ababyeyi banjye umwana yitwa musubiremo Shimirimana Karine Shimirimana Karine Shimirimana Karine murakoze yego nguyu turi kumwe arashimira ko amaze kumwereka ababyeyi banjye mu mbaraga mwampaye n'ubudahangarwa mwampaye nubwo ari hanze ariko ndabikora bigende neza ababyeyi banjye koramo hano koramo hano hari umuntu wumvamo cyangwa ikintu wumvamo koramo rero udafite ubwoba hari umuti iyo ngiye gushika umuntu ndawukoresha kugira ngo aho hose aba ari umurozi ukomeye wabonye ukuntu yari kugira uyu mwana kandi afite urubyaro ari muzima reka uyu muti mushyire hano muhuhe imbaraga zawe aho uri hose zicika sasa pasi nk'igini kwa jini ababyeyi banjye jini kwa jini jini kwa jini kuramo jini kwa jini hembe jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini ababyeyi ku sasa pasi jini kwa jini ababyeyi jini kwa jini uhamo yego hembe ryanjye nyamuzinda jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini ku sasa pasi nyeri jini kwa jini ababyeyi banjye nguyu reba neza witegereze yego ababyeyi mwana we yego kamwereka ababyeyi banjye nahora mwana we reka mwegere mumwereke neza ababyeyi banjye mwana we koramo koraho gake uwo muntu uramubona uramuruzi mana yanje we uramuruzi mwana we ninzi naho rasha
yo herabasha murebe neza itegereze ihembe ryanjye namubonye ihembe ryanjye nyamutezi nyamuzinda wamubonye nguyu Mugesera yitwa nde yitwa Nzinahora turabana yitwa Nzinahora yo wamubonye bangana namubonye ko mwamuzamuye ababyeyi banjye n'ifoto iciyiza nguyu namushitse ababyeyi banjye muramureba mwamubonye ko namwa yo yego mubyeyi wabonye wagira mpekure nguyu wabonye ibyo wavugaga wa mugabo we uyu yaraje gushima ariko akeneye kureba umuntu wamurogeye reba mu mazi reba muri ya mbere mana yanjye wamubonye ni umukecuru wamubonye turabana wamubonye wamubonye ariko ibintu ntibiba birimo kubeshya kubera uburyo umubeshyera n'abantu none se iyi foto ndamuzi nyirazo uramuzi uyu muntu ma umuntu tubari Bujumbura bibamukuyeho gashaka yo wamubonye yo ni Nzinahorasha ahantu muturaga tugiye kujya tubafatira kwa harya ni gashi nyagashi tugiye kujya tubafatira kwa nyagashi ndava hano yitwaje umuti ihembe ryanjye riri kuri bukuru yego ngiye kumubaza icyo yifuza namukorera ko sindoga sinicaye cyangwa ngaramumenye nk'uko yari yabinsabye agomba kumenya kwirinda kuko ngiye kumutsirika ababyeyi banjye ntabwo kumuhemukira ukundi biraterwa n'icyifuzo cye mubyeyi wanjye abarozi burya baba ari abarozi ariko ntabwo wapfa guhita kohorera ko mubyeyi wanjye mwira wene neci wahora mujane watara wakajwe ngahera uzaza neci muza ombe murume mukaro kamanjo icyo ni igishindi kuvuga murume ni umugabo ntirenje natwe ni umugome abagome abakuru barambwiye ngo yari umugome ejo natangaye n'ukuri yo wamubonye mana yanjye babaye akoresha abadayimoni aceceza imirabyo akaceza abadayimoni kandi musanzwe mumuzi wanyu yego yahemukiye umwana wawe umwana ndamusubiza ubuzima umwana bamuzima aratuje ubu waruje kunshimira yego n'ukuri yo kabanza ngoshimira mukuremo cyangwa urakoze munoje murisha amagara se mwana we gini kwa gini ndashaka ko murishiriza amagara yo wamubonye rebwa n'amagara uyu Nzinahora n'ukuri rebwa n'amagara ziko nahora ngo ni nziko nahora yitwa Nzinahora yagera mpekure ntuzongere ukuri murakoze ababyeyi banjye ibyo ndi bumukorere cyangwa tuganira n'umubyeyi niba no kugenderaho riba ari ibanga ry'umutima we nanjye nka muganga niba nta muganga utagira ibanga murakoze ababyeyi shimira ubonye umuntu wawe ukurogera murakoze cyane ngiye kumusubiza mu ruhingo namushyitse neza kumurekura murakoze ngiye uramubona mwitegereze neza mwitegereze hari abantu bashidikanya dore ngewe nasi ubu ndamuzi ntumuzi ngiye kumuzi yewe je ndamuzi ndiko ndamwereka umwana nawe mupfana iki n'umubanyi ntacyo dupfana ni umubanyi gusa ntacyo mupfana yego kubera ari umurozi ukomeye rero ngiye kumusirikira hano kubera tugiye kuroga abana yewe koze ibyo ushaka ntazose kumpekura igikuru nuko wamvuriye umwana reka mushyire mu ruhimbi rero dini kwa dini reka mushyire mu ruhimbi nzakumanika sinzakumanura dini kwa dini ihembe ryanjye dini kwa dini sinzakumanika sinzakumanura nyamuteze nyamuzinde kandi kamurira kamugondo ihembe ryanjye ndacyamufite reka mbigenderaho ababyeyi banjye reka mbigendereho atuzongera gukomera
reka mutara mu bintu tuzajya gukora ibiba ababyeyi banjye jyewe kwa jenda mutara mu bintu kugira tuzajya gukora ibiba ababyeyi banjye mwakoze reka mba ndabaha inzoga ndabashimira nanjye kabahaye imbaraga ihembe ryanjye rimfasha muri byose muganga dusa n'abari gusoza ibyo ndashaka ko washimira ku mugaragaro mureba utazagira ngo yego njye nta biguzi nsaba urashimira bitewe n'ibyo naragukoreye numva ntafite icyo mvuga n'ukuri uramubonye nahise ko bikora abakozi b'Imana abakozi b'Imana jewe navuye i Burundi urabibona nk'uko bimeze ni ubwa mbere nje mu Rwanda none jewe ndatangaye n'ukuri nari nzanye ishimwe ry'umwana nzogaruka nzanye iry'iwanje kuko birandenze simbona icyo navuga n'ukuri yego muganga hanyuma ishimwe ngo ni iri ngiri urapfundura turebe cyangwa ntabwo riba ari ibanga ry'umutima wanjye n'ingiri n'ibanga ryuje kunshimira keretse mushaka kuzanzira nijoro ariko ntabwo warenga ku muryango warenga ku muryango uje kunsahura ibyanjye iri ni ishimwe ry'umutima wanjye ngo hano ndanyurwa nimba unezerewe nanjye ndanezerewe murakoze cyane uzabwira umwana ngo narishimye ushaka kubimubwira kuri video ko wishimye kandi ko nakiriye ishimwe umpaye yego murakoze cyane dusoza kubera cy'abaganga cyangwa se abavuzi gakondo mukunda kuba mwambaye gutya hari impamvu twambara gutya tuba twanga ko ibyacu ubijyana ibyanyu tubijyana hanyuma nk'ubu ngubu turi hano mushobora gusenga mu izina rya Yesu cyangwa ntago wa mugabo we nkurangire kwa Gitwaza nkurangire mu nsengero uje gusenga ahangaha mvira mu byanjye nagwaye uburenganzira bwo kujya tuvugane n'utegeye no kugera kwa Gitwaza no mu nsengero nari mbabaje ngo mushaka gusenga mu hari izina rya umusaraba Yesu ukora ko na certificate uko ni umusaraba bivuze ko rero Yesu kutamwemera Yesu ni Yesu nanjye nyagashi ndi nyagashi ndi umuvuzi gakondo Yesu ni umukuru bitangaza ariko ku musaraba bamuteye amacumu gutya bayamutera n'undi bamubabaje n'undi bayapfuye nawe uzapfa nayo nzapfa sirabikwemereye ubundi Yesu uri kumuzana uje kubwiriza n'upfu uzajya he nzajya hasi mu nama hasi mu nama hasi hasi reka dusoreze ahangaha hari benshi buno buvuzi batabwemera ariko hari n'ababwemera hari nabo buno buvuzi bufasha mpamagarira umwana anjyanira amafaranga bajya kohereza kuri wa musaza muganga murakoze cyane murakoze namwe nimero ya telefone rero umuntu wifuza yabare neza barariya amafaranga neza bakozemo cyangwa muraza kwiduha tuyishyire ku kiganiro uretse kandi shyira aho ngaho uyu mudamu yakozemo ayabare muganga uko ameze muganga mutubwire nimero ya telefone umuntu ashobora kubabonaho ni murayitubwira cyangwa turaza kuyishyira ku kiganiro murayiduha kuyiguha ndayiguha ndanayifite uko ibyo uhora nta muntu ujya ubinkorera ni ibyikorera ni ibiki ni byinshi yego ndakuvura ndagutsirika ndakugaruriza ibyawe ndakwereka uwakuroze ndakurebera wakugiriye nabi ibi byose nkora nta muntu ujya ubinkorera ku buryo waza kuvuga ngo ndayiguha nyuma se ndayihisha ubwo nimero ya telefone ni iyihe rero uzampamagara uzambona akabazo k'amatsiko rero dusoza nyuma y'ibi bintu egeza n'inkweto zawe utanganagira nyuma y'ibi bintu mukora mwibwira ko abantu bazi Imana n'abazi Yesu babafata gute ariko ibyo nkora waba uzi Imana ukajya kwica mugenzi wawe niba muzi Imana se murugira iki muhimukira bagenzi banyu kubera iki nzabagaragaza niyo mpano yanjye mfite ahasigaye nayo nzataha ariko nagaragaje ukuri murakoze cyane murakoze namwe nicyo cyakugenza